ikindi mbona nacyo kirimo ni counter attack mu mupira ubundi kundi bigenda iyo umuntu yaragiye gutsinda igitego agasatira noneho umupira bakawumushamuza cyangwa bakawumpapuwa none bahita birukankana umuvuduko mwinshi kugira ngo bajye kumutsinda. Urabona ko ejo bundi Sadek na FARDC bari bateguye ibitero byo kugaba kuri M23 ariko ibyo bitero nubwo babikabye nta byinshi bigeze bitanga. Kuba byonyine bitaragize icyo bitanga birasobanuye ngo ubu byumvikana neza ko M23 yatangiye gukora counter attack. Niba Kongo ikeneye amahoro no gutekana bigomba gusenya iyi mitwe yose yitwaje intwaro. Kubasuhuza mwebwe mukunda ibiganiro byacu by'umwihariko The Point Africa. Nanisegura ku bantu bamaze iminsi batatubona, maze iminsi bitameze neza murabyumva, twambaye umubiri ariko ari ijambo riri muri Yobu ibice 42 n'umurongo wa 2. Ijambo rivuga ngo nzi yuko ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose, ni imigambi y'Imana yose. Ko rero Imana ishobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yayo, bivuze ngo ubuzima bwose tubamo nyine hari umugambi w'Imana kandi Imana ibifite uburyo yabigennye. Niyo mpamvu wowe ubabaye ufite ibibazo bitandukanye, wowe wumva wacitse intege, ubuzima bwanze, uri kugerageza ibintu biri kwanga, uri kugerageza business iri kwanga, uri kugerageza ibintu byose ushaka kugera uri kubona biri kwanga burundu, menya ko nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Hari ikimana igena cyakora nagusaba ikintu kimwe, wowe gusa nta kindi, don't give up, ntucike intege, kuko umunsi umwe nzabazanira ikiganiro ndumwe mu bantu bacitse intege kugera ku kigero cyo hasi cyane, ariko nibuka ikintu kimwe ngo don't give up. Niyo mpamvu uyu munsi wa none uri kundeba n'uyu mwanya niwo mvuna ndi mu bantu banze gucika intege, ariko ngendeye kuri ijambo ryo muri Yobu ibice 42 ati nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Ngo rero kandi Imana izi byose, n'ababuze imbaraga muzisabe ko ijambo ritubwira. Turagarutse rero mu busesenguzi bwa muri politike mpuzamahanga by'umwihariko hirya no hino, ariko twe dukunze gufokasinga cyane kuri Kongo, ku gihugu cya Kongo n'ibiberayo. Ibibera muri Kongo urumva uko byagenda kose nyine ni igihugu cy'igituranyi, cyo ni kimwe, ni igihugu gisa naho kinafite n'ibice byinshi bifite amazina ajya gusa n'ay'Abanyarwanda n'uduce twumvikana mu nk'ikinyarwanda. Uretse n'icyo kandi wibuke neza ko ni igihugu gituranye nkuko nari mbivuze, dufite abantu benshi bashatse hari hakurya, abashiki, bakuru n'abandi. Muri ubwo buryo birumvikana utahafite umuryango ahafite inshuti, utahafite inshuti ahafite mwene wabo. Muri ubwo buryo bwose busa naho ari uruhererekane rushingiye kuri ku isano y'abantu baba bafitanye. Ubwo rero birumvikana ko iyo hari ikintu gishoboka gutuma abantu barebayo, niyo mpamvu natwe tugarukaho The Point Africa kugira ngo tubashe kugira gute kuba nibura twakwerekeza y'amazi turebe se hari kuvugwa yiki. Kuri ubu rero muri Kongo hari amakuru ari kuvugwayo tukesha Rwanda Tribune. Hari inkuru ivuga ati abarwanyi ba Mai Mai bigaruriye ibirindiro by'inyeshyamba za Red Tabara byari biri muri territoire ya Fizi. Territoire ya Fizi bavuga ko abarwanyi ba Mai Mai ya Katumba, nurumva hari imitwe irenga 240 n'uyu rero Mai Mai ya Katumba ni umwe muri mu mitwe ya hariya, na Mai Mai Hassan Mai Mai wa Katumba ni ibyo mbakanyi bigaruriye ibirindiro by'inyeshyamba z'abarundi Red Tabara byari biri muri territoire ya Fizi mu ntara y'Amajyepfo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Birumvikana rero nje ku ruhande rwanjye navuga ngo urabona nk'iyi Red Tabara irimo hano yabaye cyangwa se yabaye imbarutso yo gutuma abarundi baza muri Kongo, kuko abarundi ntabwo bari kuza muri Kongo badafite icyo bagiye kudefara, badafite icyo bagiye kurindayo, kuko abarundi kuba muri Kongo bari kurinda ubutaka bwabo bw'abarundi, kubera ko niba Red Tabara ari umutwe bivugwa neza ko uhanganye na leta ya Kongo, byumvikana neza ko Red Tabara iramutse ibonye urwaho yahita yambuka muri Burundi kandi ikaruhukira harya mu biro by'abarundi, presidence y'abarundi bahitwa bakaruhukira muri Ntare, bahita muri Ntare Rushatsi. Ubwo rero birumvikana ntabwo abarundi babo babirebera niko ntekereza, ariko igihari ni kimwe nuko
wakwibaza ngo ese kuki abarundi banze guhita bakomeza bajya aho Red Tabara muri Kivu mu ntara y'amajyepfo, bagahitamo ahubwo guhita bajya muri Kivu zombi ya ruguru n'iyepfo, kandi bagiye kujya kurwanya umutwe wa M23? Ese muri analyse y'ubutasi bwabo cyangwa se mu busesenguzi bw'ubutasi bwabo basanze Red Tabara ari aho ihuriye na M23? Niki cyatumye Red Tabara kubiri muri Kongo abarundi bahitamo gukwepa aho Red Tabara iri, ahubwo bagahita bagenda barombereza neza aho M23 iri? Iyi ni ikibazo cyo kwibazwaho na cyane ko binagaragara ko magingo ya Red Tabara egara abarundi. Ariko kuki wakwibaza uti kubera iki abarundi noneho nk'igihugu cyangwa se nk'igisirikare cy'u Burundi cyahisemo kujya kurwana na M23, kandi M23 nahirwanira nta naho hahuriye n'umupaka wayo n'u Burundi? Icyo nacyo ni ikibazo cyo kwibazaho. Noneho reka tugaruke ku yindi nkuru iri kuvugwa by'umwihariko turi gukesha ikinyamakuru cya Rwanda Tribune. Rwanda Tribune yanditse ko M23 yashyizeho abayobozi bayihagarariye mu mahanga, mu bihugu by'amahanga. Ni inkuru ngiye kubasomera. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje kubica bigacika ndetse no kubiyogoza muri leta ya Kongo, wasohoye urutonde rw'abazawuhagararira mu bihugu by'amahanga bizwi nka diaspora. Ubwo ntabwo ari abambasaderi, ni abakuriye za diaspora. Nose buriya birashoboka ko igihugu cyagira diaspora kidasanzwe gifite ntabwo byashoboka ko abantu bashobora kugira diaspora badasanzwe bafite igihugu. Birumvikana ko igihugu kigomba kugira n'abaturage bacyo baba muri diaspora, niko mbitekereza. N'abantu baradufasha cyane muri comment mu ibitekerezo byanyu. Uyu mutwe wabitangarije ku rubuga rwa Twitter rwitwa X, uvuga ko byemejwe ku itariki ya 10 Kamena 2020 ku nimero ya 036 press M23/2024. Uyu mutwe wa M23 watoye abantu bagera kuri 3 barimo umuyobozi mukuru ariwe Manzi Ngarambe Willy n'abawungirije aribo Muheto Jackson na Muhire John. Aba bayobozi bakaba bashyizweho n'abayobozi bakuru basanzwe bakorera hanze y'igihugu cya Kongo nk'uko uyu mutwe wabivuze. M23 yatangaje ko ubu buyobozi bwa diaspora bwashyiriweho gushyigikira umubano uri hagati y'uyu mutwe n'undi mutwe wa politike, aho bakoze cyitwa Alliance Fleuve Congo. Bakaba bafite umugambi wo kuvuganira no kuzanira uburenganzira bwuzuye abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye mu gihugu cya Kongo kuko nabo ari igihugu cyabo. Ubu buyobozi bushya bushyizweho ubuyobozi bushya bushyizweho bukaba buje gufatanya n'ubusanzwe ngo bongerera agaciro ibyari bisanzwe bikorwa n'uyu mutwe. Reka dusengure kuri iyi nkuru kugira ngo abantu babyumve. Ubundi biragora ko umutwe wa gisirikare witwara gisirikare ushobora gufata igihugu udafite icyo bita political party cyangwa se icyo nakwita nka parti politique. Iyo parti politique ariyo ibishingiyeho cyane icyo bita diplomasi, ishobora gukora diplomasi, kuko urumva nka M23 yararwanaga ariko byari bigoye kuba general ashobora kujya muri diplomasi ataye urugamba ruri kuba. Aha rero kuzanamo umuntu bita inanga nk'umuntu usanzwe muri politiki, asanzwe zikitwa amatora, asanzwe zikata zose zikorwa, asanzwe z'ibyo byose, yari strategy nziza yo kumurokirita kugira ngo aze muri M23 nibura abashe gukina irore ijyanye na diplomasi. Wakwibaza ngo aba diaspora M23 ishyizeho bagiye gukora iki? Aba diaspora kubashyiraho ni strategy nziza cyangwa se n'uburyo bwiza bushobora gutuma ibasha gukusanya icyo bita amafaranga iyavanye mu bo bita abanyamuryango cyangwa se abanyagihugu abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahungiye mu bihugu byo hirya no hino. Bashobora kubabona mu Rwanda, bashobora kubabona muri Kongo, bashobora kubabona muri Tanzania n'ahandi henshi, ndetse n'ibwota amasimi za Amerika no mu Bufaransa no mu Bwongereza aba bantu babayo. Bivuze iki rero? Bivuze ngo niba bamaze imyaka 30 barahunze igihugu cyabo,
bamaze kuba aho bari naho bamaze kubyara bafite abana babakomokaho, noneho nicyo gihe cyo kugira ngo batangire bakusanya imisanzu ijya gutera inkunga uyu mutwe wa M23, kandi ibi ntabwo babyigezaho badafite parti politique ariyo Fleuve Congo ishobora kubafasha kwinjira muri iyi strategy cyangwa muri ubu buryo bushya bwo kugira ngo babashe kubona amafaranga. Ariko no kwibaza ngo ese ko noneho ubundi tusanzwe tumenyereye ko imitwe ya politike ishobora gutegura ubu buryo bwo gukusanya amafaranga ibikoreye mu bindi bihugu baba barahungiyemo, bari gutegura kugira ngo bategure urugamba ruzajya kubafasha kugira ngo bigarurire igihugu. Byagenze gute kugira ngo muri Congo ariho M23 nabitegurira? Ntiyaba ari ikimenyetso cy'uko M23 itangiye kugaragaza ibi nakwita ngo akayihayeho ko kugaragaza yuko yamaze gufata igihugu cyayo cyitwa Kivu? Aka kantu abantu bakumve neza, birashoboka neza ko ubu turi kuvugana M23 yatangiye gusatira gukoza imitwe y'intoki gutangaza igihugu cyabo. Ndibutsa ko ubushize nababwiye ko M23 kuri ubu iri gukora imihanda, imashini ziri gukora imihanda. Mbibutsa ko M23 kugeza ubu yamaze gushinga radio yabo. Ubwo biravuze ngo icyo bita amakuru yose yo ku rugamba n'ibindi byose bijyanye no gushyigikira ndetse no gushishikariza abanyamuryango kuba bashobora gutanga amafaranga runaka kugira ngo babashe gushyigikira urugamba, ibi byose birakomeza gukorwa biciye kuri iyo radio yabo. Uretse n'icyo, aho bafashe hari secured, hari amahoro. Wumvishe uburyo bwiza bwo kugira ngo wigarure imitima y'abantu. Aho bafashe hari amahoro, cyangwa se aho bamaze gufata uyu utunze mikoro uhari wese atangira kukumvisha ko nibura aribwo bwa mbere babonye babashije gusinzira nta mbundi bavugira mu matwi. Kandi birumvikana projet ya M23 no gucecekesha imbunda ziri muri hariya muri burasirazuba bwa Kongo, bagamije kugira ngo abanyekongo bavuga ikinyarwanda babashe gutuza mu gihugu cyabo. Ubwo birumvikana n'ukubazana bakaza mu butaka bwabo. Aha rero navuga ngo kuba byonyine M23 ishyizeho ubu buryo bwo kuvuga ngo diaspora twashyize abantu, uyu Willy Manzi Willy niko namubonye sanzwe n'ubundi azwi kuri YouTube, kuri Twitter cyane, akunze kuvuga cyane avuga ku ruhande rwa M23. Biragaragara neza ko noneho aho bigeze M23 yamaze kwiga ubundi buryo bushya bwo gukusanya amafaranga ndetse no gukora icyo nakwita icengeza amatwara. Na cyane ko twabonye abenshi bavuga ikinyarwanda bahara muri Kongo harimo ibice bimwe na bimwe bitumva neza ibya M23 cyangwa se bisa naho batemera gahunda ya M23, ariko none icyo gihe cyo kugira ngo noneho bacengeze amatwara, bacengeze politike yabo, banacengeze mu bantu impamvu ya nyayo bari hara muri Kongo, abantu be kubifata uko bitari. Navuga ngo niyo mpamvu ya mbere. Ikindi mbona nacyo kirimo ni counter attack mu mupira. Ubundi kundi bigenda iyo umuntu yaragiye gutsinda igitego agasatira, noneho umupira bakawumushamu cyangwa bakawumpapuwa, none bahita birukankana umuvuduko mwinshi kugira ngo bajye kumutsinda. Urabona ko ejo bundi Sadek na FARDC bari bateguye ibitero byo kugaba kuri M23, ariko ibyo bitero nubwo babikabye nta byinshi bigeze bitanga. Kuba byonyine bitaragize icyo bitanga birasobanuye ngo ubu byumvikana neza ko M23 yatangiye gukora counter attack mu buryo bwa diplomasi, kuko military diplomacy akenshi hari igihe idakunda guhira cyane abayikora, kuko ubundi diplomasi ya gisirikare akenshi hari igihe idakunze gutanga umusaruro ugaragara, ariko diplomasi ikinwe n'abantu bita abasivili iroroha cyane, kuko nibura icyo gihe baba bashobora kuvugana nabo bari kuvugana hatarimo ikintu cy'imbaraga za gisirikare cyangwa se ubundi buryo bwose bushobora gukoreshwa bwa gisirikare. Navuga ngo rero inanga nje ntabwo ubu ntazi inama, navuga ngo inanga ye kwibanda cyane kuba muri Kongo, ahubwo nashaka uburyo agaba amashami ya Fleuve Congo, ku buryo nibura iyo Fleuve Congo umwe mu migezi muremire cyane nabonye hafi hanga muri Afrika, umwe mu migezi miremire deepest kumanuka byakuzimu muremure, kuko ufite hafi metero hafi 300 z'ubujyakuzimu iyi Fleuve Congo bavuga. Byumvikana rero ko iyi Fleuve Congo cyangwa se uyu mutwe wa Fleuve Congo /M23 cyangwa se ukorana na M23 wunze ubumwe na M23 nushaka uburyo ugaba amashami agamije gukora icyo bita diplomasi, noneho diplomasi yabo ibashe kubahesha ubushobozi bwo kumvikanisha impamvu bari kurwana, bwo kugarura imitima ya bamwe mu banyekongo bavuga ikinyarwanda, ibagamije kugira ngo babashe kubaha imisanzu yo kugira ngo babashe
gutsinda urugamba. Mbibutsa ko M23 nubwo iri kurwana, ndivuga nako nubwo ndi kuvuga ngo ikeneye amafaranga yo gutsinda urugamba, ariko nubundi murabizi ko yafashe ikirombe cya Rubaya. Kuko ufite Rubaya ufite amafaranga, ufite Rubaya ufite amabuye y'agaciro, ufite Rubaya byaba byoroshye kuba wadiringa n'ubushatsi. Mbibutsa ahubwo reka nawe n'akandi kantu mutamenye, M23 ifite umugambi wo gusinyana amasezerano n'uwo ari we wese. Urumva rero niba kugeza ubu M23 ifite uburyo bwo gukorana n'uwo ari we wese ushaka kugura amabuye y'agaciro, ariko biciye mu buryo nyine bw'umucyo nk'uko M23 iherutse kubitangaza. Noneho reka turebe, M23 ifite ubuyobozi buyobowe na Nanga n'abamwungirije, bakagira abavugizi ba gisirikare, bakagira uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro, bafite uburyo bwo kuba bashobora kubona imisanzu iturutse mu banyamuryango babo. Noneho ubu tuvugana hasigaye iki kugira ngo byonyine M23 ibe yatangaza intsinzi, izamura ibendera ryayo, ivuga ko twamaze gufata igihugu cya Kivu? Harabura iki? Reka mbabwire etape 3 zisigaye. Etape ya mbere hasigaye gufata umujyi wa Goma. Etape ya kabiri hasigaye kugaba ibitero bimanuka bijya za Bukavu, kumanuka kugera za Uvira. Ubwo nuvuga ngo guhera Kamanyura, Uvira, bira bice byose. Umaze gufata ibyo bice uko ari bibiri, Bukavu, Uvira, icyo gihe iyo ni imijyi isa naho ivibura ku buryo byaba byoroshye ko utangaje igihugu ufite umujyi wa Goma nkaho principal, iyo mijyi yindi yagiba uburyo bwo kuba yagemura muri iyo Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Kanyabayonga mbabibutsa ko kuba byonyine igisirikare cya FARDC kivuga ngo dukeneye gushaka uburyo dukwambura M23 Kanyabayonga, byumvikana ko babizi neza ko Kanyabayonga amaze kwigarurwa na M23. Aha rero navuga ngo niho noneho urugamba rusa naho rusigariye. Ni nampamvu rero bavuga ngo M23 irakoze imitwe y'intoki ku gihugu cyayo yigengaho, nta muntu uvuga ikinyarwanda uzongera kwicwa, gutwikwa, kuribwa n'ibindi bitandukanye. Aha rero navuga ngo kugeza ubu M23 programme yabo, parti politique yabo ya Fleuve Congo ishyira imbaraga cyane mu kugaba amashami mu bindi bihugu, cyane ibihugu by'ibituranyi ndetse n'ibyakure birimo iyo za Amerika ndetse n'Ubufaransa, Uburayi, mbega Uburayi muri rusange. Niba narimba none bajye no muri bino bihugu bisa naho birimo Ubushinwa ndetse no mu Burusiya, niba koko hari abanyamuryango cyangwa se abantu bavuga ikinyarwanda bakomoka muri Kongo bahari, mu rwego rwo kwagura abantu benshi. None bamara kugira abantu benshi basa naho bari inyuma nkuko n'undi bahari, none bibe ngombwa ko babasha kozereza amafaranga ajya kubafasha kugura izo ntwaro, ibiryo byo kurya hariya, ubuzima bugomba kugine bw'abasirikare. Ndabizi neza ko basanzwe bafite uburyo babayeho, ariko nibura buramutse bwongerewe byakongera motivation. Noneho ikindi, baramutse bafite abantu runaka basa naho abantu bari gupusa leta ya Kongo, byakongera igitutu cyane kuri leta ya Kongo kuba yakumva neza impamvu no kwicara mu biganiro bya na M23. Ubu rero aya niyo makuru nanifite nonaha. Reka mbashimire mwebwe mudukunda mukona kudukurikira, bukurikira ibiganiro byacu. Mbabwira ko ibyo twavuganaho nawe nimaze kubabwira ko Red Tabara yamaze gukurwa mu birindiro byayo yari ifite ahantu bita Fizi, muri territoire ya Fizi. Ubu ngubu yamaze gusa naho ijya ahandi kure cyane ivuye muri ako gace. Ibirindiro byase byigarurirwa na Mai Mai, kuko nakubwiye ko hari Mai Mai ya Katumba na Mai Mai Hassan. Izi nizo mitwe, iyi ni imitwe ibiri isa naho iri kugenzura kiriya gice. Bisa naho na sheke cyane ikomeye kuri leta ya Kongo kuba igifite imitwe runaka ishobora kuza ukumva ngo umutwe wirukanye uyu nguyu nawe ukayigarurira. Byatungurana ugiye kumva kuva ngo wenda Wazalendo ngo yirukanye M23 mu bice ngise yigarurira aho hantu. Ntaho hamenya, ushaka gusanga Wazalendo mu kitondo nayo yahindutse umutwe w'iterabwoba, cyangwa se yahindutse umutwe uhinduka ku buryo utangira kwica abaturage. Utangira kwica abaturage noneho utagihanagarikiwe na leta nkuko bisanzwe ubu, ahubwo no leta yabaye umwanzi wa Wazalendo. Birumvikana rero ko hagomba kurebwa uburyo niba Kongo ikeneye amahoro no gutekana, bigomba gusenya iyi mitwe yose yitwaje intwaro. Kuko Sumwina nimba ari Sumwia uriya Judith wabaye ministre w'intebe
wabo muri Kongo avuga ko mu byo agiye gukora cyangwa se gushyiramo imbaraga ni ukongera ubushobozi bw'igisirikare cya Kongo, aho ingengo y'imari ingana na 20% izashyirwa mu gisirikare. Icyo ni kimwe. Niba azashyiramo mu gisirikare ingengo y'imari ingana na 20%, birumvikana neza ko ari ukongera ubushobozi igisirikare. Noneho ikindi, nimba ari ukongera ubushobozi igisirikare, bivuze ngo noneho bagomba no gushyira ubushobozi mu kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro kugira ngo Kongo itekane. Ibutsa ko kandi abantu muva ngo Kongo ntitekanye, iyo idatekanye ubundi ni ingi irimo za Kivu mu burasirazuba cyane cyane ya bwa Kongo, niyo abantu hasa naho hatari umutekano, naho izindi ntara nka za Katanga, ibindi bice by'iyo bya kure usanga abaturage babo bateka, za Rubumbashi, za Kinshasa, abaturage babo ngo nta nubwo bazi ikintu biti isasu mu mujyi cyangwa kumva isasu rivuga. Nuvuga ngo baba batekanye nyine mu mujyi, byumvikana neza ko hari umuntu ugikunda kuvuga ijambo ngo ngo ufite ubutunzi ngo afite n'intambara. Birumvikana rero ko ntago byamworohera. Reka tubashimire mwe mudukunda, mwe mukunda ibiganiro byacu, mbibutsa ko mukure kudushyigikira, mudushyigikire kuko iyi channel igomba kuzamurwa namwe. Ni mudushyigikire. Hari icyo bita watch time, niyo turi kubura. Ni mudushyigikire zamuke. Watch time ni kwa kundi ureba ikiganiro ukamara umwanya uri kukireba. Reba ikiganiro umara umwanya uri kukireba. Nibura ukirebe, nibura kirangire cyose. Niba no ngombwa uze kongera kandi ejo usubize wongere urebe n'ikindi gikurikiraho, bishobora gutuma nibura natwe channel izamuka kugira ngo nibura tubashe kugira uburyo tubona nyine ko mwadushyigikiye. Na cyane ko nkunda kubabwira ngo umugabo agerwa n'undi, kandi mu buzima bwose bubaho jya wifuza kuba nyine umuntu ufasha mugenzi wawe, kuko nibyo by'ingenzi. Reka mbashimire, Imana ikomeze ibaha amahoro n'umugisha. Murakoze cyane.